kandi rwose hariho umuntu wavuze ijambo amvugira ijambo umuntu watuyoboye wavuze hejuru y'ijambo rivuga ngo turi abakristo kandi turi perimana. uwabivuze aho ari hose nubwo ntamubona uhoraho amuhezagiye. Amen, amen, ndaciye. Imana yampaye kubaganirira hejuru ya engagement dufite muri uyu murimo. Imana ishimwe ku bwa Pastor Solange dukorana umurimo w'Imana. Imana ishimwe ku bwa Alex waje gutaramana natwe. Ngiye kugira umugisha wo kuguma gutumira abantu baza gukira, bafashwe, basubizwe. Niko kazi kanje. Haleluya. Indirimbo ya 391 umuntu ushobora kubagira igitabo cyo gushimisha nutakigira wandike uyu mubare nkubwiye 391. Haravuga ngo kugeza gupfa tuzakuyoboka. Kugeza gupfa uri umwami wacu. Imana ishimwe. Duhagaritswe kwibendera yawe. Tuzahapfira tukwiringiye. Imana ishimwe cyane. Hakavuga ngo kugeza gupfa turwana intambara. Niko ingabo z'umwami zinesha. Kugeza gupfa umusaraba wawe n'ibendera yacu abacunguwe. Akavuga ngo kubwawe Yesu ni byiza ko tubaho. Inzira yawe iratworohera. Ninde wakwanga kugukurikira wowe mukiza wadupfiriye. Kugeza gupfa dutegekwe nawe. Kubwuriho tuzabaho nawe. Wumviye Imana tiwanga no gupfa ndetse urupfu rubi cyane. Mukiza uzintege nke zacu rwose. Tuzi ko twagwa mu nzira yacu. Nutaza gusohoza isezerano ryo kuturengera tukiriho. Mwuka wawe udushorere iteka kandi imitima yacu iwumvire ngo ubu bwoko bwanesheje urupfu kubwawe Yesu wadupfiriye. Munsi hakandikwa ngo basirikari ba Kristo mujuke. Iyo ni 392. Basirikari ba Kristo mujuke murasane n'isi n'umubiri n'umubi. Muze murwane iyo ntambara nziza. Dore ibendera mwahawe n'umusaraba. Nimuwuyoboke arabarengera. Tumufite tuzanesha umwanzi Satani. Tumwa za Yesu ngo mwese mugende ijye mu bihugu byose byo muri iyi si. Mwumvise abaremwe bose ubutumwa. Muti Yesu yabacunguje amaraso ye. Muti mumwemere nuko ababature. Niwe wadutumye kubwo rwa rukundo rwe. Yemwe ba Kristo nimubyuke n'ingoga. Nimucana amatabaza mube maso. Wa mukwaraje mu musanganire. Azajana biteguye ibwami mu ijuru. Mwitange noneho. Timugapfapfane. Doraraje nkuko yadusezeranije. Amen. Uyu mugoroba
ubabera umugoroba mwiza cyane muri izi ndirimbo. Nubona umwanya uzisome neza kubera amaso yanjye atakibona neza, nagumye gusoma nabi, ariko wowe nubona umwanya usome, kandi numara gusoma ugira umwanya utekereze, ufata umwanya wa meditation, utekereze kucyo izo ndirimbo zivuga. Turi abakristo kandi turi perimana kubw'uyu murimo. Yesu abwira abigishwa, arababwira ngo kuko ndiho namwe muzabaho, kuko ndiho namwe muzabaho. Ijambo ry'ejo ryavugaga ngo dusenge, ariko tubwire Imana ngo iduhe ikimenyetso cy'ibyiza. Hariho umuvandimwe wampamagaye mu gitondo, hari ku manywa hano iwacu, kandi arambwira ngo iwabo ni mu ijoro. Sinzi ko aza kuba numva, natanumva azabibona ejo. Yambwiye ngo ijambo ryavuzwe ejo ku mugoroba ngo ryakoze ahantu ku mutima, ngo rimubyutsa, ngo mu buryo yarananiwe cyane bituma abasha kwegera Imana. Imana imuhereza umugisha mu materaniro. Abari i Kigali badukurikira, Imana ibaha umugisha. Abazakurikira inyigisho, Imana ibaha umugisha. Turabasabiye, namwe ndabakiriye mu mwanya mwiza tugiye kuganira amagambo y'Imana. Noneho ari igihe twagwa no gusengera imigabane, ariko imigabane turimo tutarayibohoza. Dufite imigabane mu mitima yacu. Imitima yacu yikoreye isi, kandi intara nyinshi zamaze gutekwa na Satani. Intara yo kwihangana yo muyisuzume murebe ko yoba ikiri nzima. Intara yo kugira neza muyitegereze ko abatuyeyo bo babakigira neza. Yesu yarabajije ngo ese azaza asanga agakiza kakiriho? Ngo asize umuriro mu isi, ariko ntazi nimba azasanga agakiza kakiriho. Imana ibafashe mumenye izo ntara. Dufite intara 9, tukagira izindi 9 nazo ziziri iruhande. Nta kintu kidakomera nko kugira igihugu na kapitali. Nimba hari impano z'umwuka 9, hakwiye kuba n'imbuto z'umwuka 9. Imwe ikaba igihugu, indi ikaba kapitali. Uba muyihe province? Mana ishimwe cyane. Amen, amen. Abatagira ubwenge ntibohabwa umwuka wa discernement, ntibohabwa revelation, ntibohabwa ibyo, ntibobihabwa. Ibipfu biturimo ntibohabwa izo mpano, ntibishoboka. Kandi ntibotura muri state yitwa kwihangana no kwirinda, ntibishoboka. Amen, amen, amen. Uzubanza usuzume aho Imana ishobora kugusanga. Uzubanza usuzume ahantu utuye. Ese uba muri iyi state? Uba muri kwirinda? Kuko igitabo cy'umugenzi ngo basanze abakobwa barimo mwirinzi na mwihanganye na nyirarukundo, ngo babakirana ineza, ngo babereka iby'ubuntu. Abo ni abari batuye muri icyo gihugu. Hari igihugu dutegereje, tarababwira kuri iyi migabane. Dutegereje igihugu cyo mu ijuru. Janga byakunda, twebwe duha dusengera imigabane. Iyi migabane abazavuka bazayisangaho, natwe twayisanzeho, n'abandi barayisize bayibanjeho, ariko dufite umugabane tuzahuriramo twese. Dufite umugabane w'ijuru. Turiko turakora twihuta kugira ngo tubise abaturage bo muri iyi si, ariko twebweho iwacu ni mu ijuru. Abakristo mwitegure gutaha, mwitegure ijuru. Niyo makuru ndi mu gukunda kubwira abantu. Turi mu ntambara, kandi dufite amaradiyo menshi agenda bikaba abakozi b'Imana baguye, bapfuye, barashwe ku rugamba. Nimubashakire umuti, nimubashakire icyomoro, nimubashakire uburyo mubomora. Mureke kubatakaza, ko turatakaza imbaraga. Iyo bakubwira ngo mwene so yaguye, ugaseka mu bandi, ukamuseka mu bandi, uburu wahehe. Warize ko Yesu yamupfiriye.
Mana ndagushimiye ko waduhaye Yesu Kristo. Uyu mugoroba utekereze ku ntara utuyemo na kapitale yayo. Ijambo rikurikira mutekereze ku kintu cyoroheje ariko gikomeye. Iyi gihugu kiruhijwe n'amapfa, ni gute biza bigenda? Ejo hari uwabivuzeho, amapfa turimo nayahe mukeneye ko dusengera. Ibi bihugu byose duhatuvuga zabanje ubutumwa. Australia, reka mvuge Australia ni abantu benshi bumva bayituyemo, haba na Amerika, haba na Canada n'Ubwongereza, aho hose habanje ubuzuku. None uyu munsi muri mu kugera mu matorero ya bene data, bagaterana iminota mike bakarangiza bagataha, bakaririmba indirimbo 2-3 bakarangiza, bagafata ikahwa, bagafata na keke, bagahaguruka bagataha. Ese aya si amapfa turimo? Abandi ko barohereza amaudio bavuga ngo twarashubijwe, twageze mu gihugu iburaya twarashubijwe. Yo, nutareba neza urandukirwa n'indwara zaha ziragufata nawe urahasiga ubugingo. Abari iburaya, indwara ya mbere iri iburaya ni ikinyoma mu gitekerezeho. Indwara ya kabiri iri iburaya nagasuzuguro n'ubwibone, n'abadayimoni baba bakoresha abanyetorero. Indwara ya gatatu iri aha ngaha iburaya niyo kwirengagiza. Reka mbibabwire gutyo, mutarahaguruka timushobora kugwanira ukuri mutagira ukuri mu mitima yanyu. Timushobora guhindura ibintu mutaremera guhinduka. Ni ukuvuga ngo tubwire Imana. Imana ntikeneye abantu benshi, turi benshi cyane. Yabwiye Abisirayeli irababwira ngo se nta muntu umwe uhagarara mu cyuho. None twese mureba bari kuri uru rubuga n'abadukurikira, turi benshi, ariko nidukore processus nziza, dukore procedure iduhesha kuvuga Imana ikatwumva, kandi iduhesha natwe ubwacu mbere y'uko Imana itwumva, natwe ubwacu kumvikana, kuvugana tugahuza. Icyatangaje Imana ni umunsi abantu bavuganye bahawe itegeko n'umugabo witwa Namurodi. Nimurodi arababwira ati two kubaka, kandi ibi bintu byo kuvuga ngo amazi azasubira turimbure twobigwanya, aho kuvuga ngo umuriro uzadutwike twobigwanya. None mureke twubake, tugire inzu ndende y'amadafari kandi ahiye, tuyubake tuyita umunara wacu, twegera ijuru, twegera Imana. Nitwegera Imana, Imana ntizatwika ikirere kiri mu ijuru. Abantu ngo barumvikana mu bisome mu gitabo cy'Itangiriro murayasangamo, ngo barumvikana barubaka. Imana ngireba ubumwe bari bafite, ibona itokwica umushinga, bahaguruka nikoresheje imbaraga zo gusenya ivyo bubatse. Ikora ku kantu gato, ikora mu irema ryabo, ikora ku rurimi. Muranumvise? Aho abantu murumvise? Ndi umwarimu ko ndigisha abanyeshuri ba Kristo. Murumvise ahantu Imana yakoze? Yego. Nimwicarire uyu mushinga, twiga umushinga neza. Dore isi yose yapfunyitswe mu ntoki na corona, agapfukamunwa kakwiriyemo abantu bose. Ariko tubwire Imana, tuyibwire ngo Imana duhe kumvikana twebwe abitirirwa izina ryawe. Twakagombye kuzasubira inyuma tukareba intego zacu, tugashaka n'ingamba, strategy. Abantu ko baricwa n'inzara nk'abana bari mageregere, hano hatuzuye amafaranga arimo kwirirwa atakara hasi ntahayakora. Ariko uburyo bwo kuyashikira nibwo butugoye, umutima wo kuyatanga ni utunaniye. None dufite inyota yo gusengera Ocean turayisengera ngo ije, turayisengera ngo igire ubuzutse. Nimwatse umuriro murawufite ubarimo, nimwatse umuriro ubarimo urahagije. Imana yabwiye Gideon ejo niko twavuganye ngo wa munyembaraga. Abwira Imana arayibwira ngo iyo nja kuba umunyembaraga, abana bacu ntibaba bari mageregeri, ntibaba bambaye ubusa, ntibaba babuze icyo bariye.
Imana yamubwiye ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Arayibwira ngo ese ni wowe Mana yavuganye na sogokuruza wacu, ni Imana duha tuvugana? Marayika w'Imana aravuga ngo niko bimeze. Abwira Imana, arayibwira ngo hagarara gato, aha nyine tuvugane uhandindire, mu kanya gato ngaruke ngushimire. Aragenda aza gushaka ituro, aragaruka aza kuvuga ko ashimye ku buhanuza hawe, kandi ahera uwo mwanya arahaguruka kuri Isiraheli mu kimwaro. Ese turahera hehe? Abantu tugitekereza ku ibihumbi 6 z'idolari, umuntu afite amamodoka atagira uko angana, ngo mpaka dusengera umugabane murawusengera ngo bigende gute? Bwoko bw'Imana, nitutagira imyumvire myiza turaba duhaturindagira. Nimusengera abakristo bananiwe gukora ico bahamagariye. Nimusengera abakizwa bananiwe kuzura umwuka wera bawufite. Nimba ari ibyaha bitubuza tuzihane, niba ari ugukiranirwa twihane. Ariko Imana yaduhaye umwuka kugira ngo tuwukoreshe. Turi abantu barenga 12. Yesu yatumye abantu 12 abuzuza umwuka wera bakora ibitangaza. Ni mu bisome mu byanditse. Sinzi ko muri mu kwishira mu mwanya wa Yesu, sinzi ko muri mu kwishira mu mwanya w'intumwa, ariko nitugwiza kuvuga amagambo ibihumbi 7 by'amagambo bitagira ibikorwa 100,000 ntacyo twaba tumaze. Murambabarira. Nukuri ndi mukwaza umushumba rwose ko nukuri. Abapagani batuvunyiki. Abapagani duhura tugasanga ko bari inywera inzoga badakoze iby'ubupagani. Niki cyo batubwira ko abapagani? Ariko abakristo twaburiye ishusho, abakristo babuze ishusho nibo bagoye. Intego yo kugira ngo ngire ikiganiro mbashikiriza ni ukugira ngo mbumvise amapfa ariho none, amapfa ariho yo mu buryo bw'umwuka, ibibazo dufite mu buryo bw'umwuka. Ntabwo Oceani, uyu mugabane wanze kutwakira twagiye kuvuga ubutumwa. Ntabwo uyu mugabane wanze kwakira bahagurutse. Ntabwo uyu mugabane wirengagije ubutumwa bwiza ngo wakize. Naharuye nsanga harimo imisigiti itagira uko ingana. Nimuja kuri Dr. Google Research murasanga hari amakanisa, hari amatorero asinziriye ayatezwa cyamunara. Muri Amerika ko baragurisha amatorero y'abakristo ariko ntibaragurisha imisigiti. Muri Amerika ko baragurisha insengero zorohe ziciriritse zijya zitagisengerwamo, nazijya zari zikomeye ko ziragurishwa, izindi ko zirahinduka utubari, ariko imisigiti bakayihagarara. Nimutekereze dufite kumenya ko turi mu bihe bya nyuma, ariko dutekereze kurwanira ubwami bw'Imana. Niba ibyo tuvuga ko tuzabipfira, hari uwavuze ngo ntiturageraho tuvusha amaraso. Ese twovusha amaraso urukundo dukunda Imana rurangana iki? Naba n'uwo mupasiteri wirukanse mbere y'abandi yarakoze, aho kugira ngo upfu udashoboye wo kwirukanka. Bene data, ndababwira nta nyota turagira. Nimushake inyota igaruke mu mitima, dukumburane mu buryo bw'umwuka, twifuze kubonana mu kwizera. Dutarame ibitaramo nk'ibyo Pawulo yataramiye i Beroya, dutarame igitaramo nk'icyo Pawulo yataramanye na Foinike, dutarame igitaramo nk'icyo Pawulo yataramiye muri Efeso, arangije agatega amaboko akavuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu ngwiyo nase, ngo nibishimwe kuko yaduhereye, haleluya, ngo yaduhereye imigisha yose. Uko yari muri Efeso, ngo yaduhereye imigisha yose yo mu mwuka, ngo yayiduhereye mu buryo bwo mu ijuru, ariko imigisha yo muri Kristo Yesu ngo nta na kimwe yatwimye. Ngo niwe yashimye kuduha. Pawulo avuga ayo magambo. Nimutekereze bene ibyo bintu, timurebe ngo leta kiragwana n'indi leta. Ivyo byavuzwe n'ijambo ry'Imana, kitwobihindura. Biravuga ngo ishanga rizatera irindi shanga, ngo amama azatera ayandi mama. Ariko nimurebe gusa icyo intego zacu. Ese twimiriwe kuvuga ubutumwa, twimiriwe gufasha abakene, twimiriwe gukora imirimo y'intumwa, twimiriwe gusenga, twimiriwe kuvuga mu ndimi, twimiriwe guhanura. Turabikora tutabifite. Kibazo gikomeye cyane mukozi w'Imana.
icyo ufite nicyo utanga, cy'uwotanga icyo udafite. Ndaza guha abasomyi umwanya umurongo tuza kuvugana ngira nsoze, simbatindira uyu munsi, ariko nimugaruke mwibutse bene data, mwibutse intwari zose, abazi kuririmba nibaririmbe, abazi guhanura nibahanure, nimuhamagara abantu bazi no kurira barire. Ariko tugire ikintu kivuye ku mutima, twirukana umwuka w'uburyarya wahagurutse kurwanya abera. Twirukane uburakari. Niye musanga uburakari ni mu banyetorero, niye musanga ubugizi bwankana ni mu banyetorero. Nimureke tubwire Imana ngo Mana ya Isiraheli, duhindure imitima yacu ihindukire. Nukuri abakristo 30 bari muri Australia bogaburira ingo 300 ziri mu Rwanda, ziri muri Afrika, zigowe n'impamvu z'ibibazo biriyo bya coronavirus. Ariko se barabikora, uwo mutima urahari. Ufashe $50 uzi ko zogura isukari mu Rwanda abantu bakabaho. Barakwemereye bazitange. Abakristo twibagiwe inshingano, ariko twihuse cyane kuvuga ngo dukore ibikorwa bikomeye ngo byo mu mwuka tutaramenya inzira yo kubishikira. Inzira ya mbere natekereje kandi nasomye mu ijambo ry'Imana, bamaze kwemerera Kristo kumukurikira ngo bafashe ibyabo ngo barazana babishira imbere y'Imana. Mwibuke ukuntu babigenjeje, beza ibyabo, beza amaturo, beza imitungo, beza ibintu byose babizanira Imana. Aho banyuraga bageze bavuga ngo babagabo barimo kugenda bubika isi banyuze ha. Nabishimwe cyane. Ariko kuba ngo dukorere kuri ya makuru ya kera yarashaje, amakuru yo kwibagirwa no kwirengagiza. Bibiliya iravuga ngo ivyo bihe byaratambutse, ivyo byararenganye. Ubu turi mu gihe cyo kuvuga ikintu twakivuga tukashaka uko twogikora. Nibyo byiza. Nimba imfubyi zaraririye mageregere, je sindahagera aho mageregere, nari nzi 1930. Nimba imfubyi zaraririyeyo, Imana ikazamura amarira yabo ikabazana hano, nimuzifashe mwantoreza Imana. Aho nimba Imana yazamuye umupfakazi ikamushira imbere yacu, nitumubone tugira amaso yo kubibona. Niba Imana yazamuye umukene tukamwerekwa, nitumugira umukire, nitwe tugomba guhindura ibyo. Ibyananiye abandi gukora, nitwe tugomba kubikora. Nibwo tuzahinduka abakozi b'Imana bakwiye, tutitwa amazina, tudafite amakirikiri umuvite, tudafite amaseve maremare, tudafite ibyubahiro cortege, tudafite komvazi turi iruhande, intebe yacu bayikorera protokole. Oyayi, Yesu yaciye bugufi, natwe tugomba guca bugufi. Mu kurangiza, sinje kuba umwarimu uza kugira impaka n'abasomyi ba Bibiliya. Dusome muri Bibiliya igitabo cya Zaburi ibice Zaburi 143 umurongo wa 5 n'uwa 6 nimara nicara. Mwahageze? Ijana na 143 umurongo wa 5 n'uwa 6 mwawubonye? Yego. Mani bahumugisha. Haravuga ngo nibutse iminsi ya kera. Haleluya. Nibwira ivyo wakoze byose. Ntekereza umurimo w'intoki zawe. Yewe ngo dutekereze umurimo w'intoki z'Imana. Ni Dawudi wazo bivuga uko yari mu buhungiro, yari mu buvumo, wabonye ibibazo biri mu gihugu cyose, bamukuye mu gihugu kubera ivyo yakoze, yahunze. Ariko aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ivyo wakoze byose, ngo ntekereze imirimo y'intoki z'Imana, ngo nkuramburira amaboko. No mu butayu umuntu azarambura amaboko. Ariko ijambo ryari ryatumye nshaka ko dusoma uyu murongo,
ni iyi misitari ibiri ya nyuma iravuga ngo umutima wanje ngo ukugirira inyota ngo nk'iyi gihugu kiruhijwe n'amapfa. Imana idufashe cyane. Jewe natekereje ko ibi bihugu byacu imigabane bafite ibyo kurya bararya, baratekanye nta ntambara ziri iwabo, bafite amahoro, bafite amabije akomeye, bafite ama-universite, bafite ubuharura, bafite ikoranabuhanga rikomeye, bafite intwaro bizeye, bafite ibintu byinshi n'umutekano kuruta Afurika yacu. Ariko naje gusanga bafite amapfa yo mu buryo bw'umwuka. Hari amapfa mu mwuka. Mu mwuka niho hari ikibazo, mu buryo bw'ubumana niho hari ikibazo, mu myizerere niho hari ikibazo, mu gushaka Imana niho hari ikibazo. Rero tubabwire amateka, tubabwire ingene igihugu iyo kiruhijwe n'amapfa kiza gishaka Imana. Je navukiye muri Kongo, nkurira muri Kongo, nabonye ibibazo byo muri Kongo, ndabizi muri Kongo iwacu iyo navuye. No babwira ikibazo kimwe mu byo nabonye. Jewe wavuga nigeze kubona umwana wiwanje bamwirukana kubera kuko atogosha imisatsi. Kwishuri baramwirukana buri dolari 2 zo kumujyana muri saro kumwogoshesha. Bituma umwana yirirwa mu rugo atasomye. Ibyo ni ibibazo. Kubibwira umuzungu hano, kubibwira umuntu hano zoba ari ikibazo gikomeye. Harundi nabonye nawe warugiye kwiyahura kubera kuko umwana yageze ku ishuri akaraba agahwera kubera inzara, yaragize kabira atarya. Bamuzana bamwikoreye ngo bamugeze mu rugo, isa mubonye ajya kwiyahura. Igihugu kiruhijwe n'amapfa turakizi, tubizi ibibazo iyo umuntu ari mu bibazo. None mwebwe abakristo nimuhaguruke, abakristo dufatikanye, tuzana abantu kuri Yesu, tubazanisha ubutumwa bwiza, tubazanisha amasengesho, tubazanisha ijambo ry'imeza, ariko tubereke n'ibikorwa bikomeye, tubereke n'urukundo, tutirengagiza. Ndi mu kubona abantu bakambabaza iyo ubona umuntu yanga kuramutsa umuntu ngo ni umupagani. Ese wibagiwe aho yadukuye? Nanje yankuye mu bapagani, ariko uyampinduye umukozi wayo. Nico gituma ndagomba kwirengagiza abandi batarahinduka, kandi nahawe inshingano yo kubahindura kuruta uko njewe bompindura. Haleluya, haleluya. Nimureba aho tunyura, abikoreye ubutumwa ba mbere batubwiye amateka. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko karusha umutima. Yansaba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka ntatinda kunumva. Iyo ngeragejwe n'umwanzi Satani, wa niyo ndambara nambaye ukwizera, tuzatumuruho ndetse tuzazwa. Yesu mukiza niwe waturaretse. Haleluya. Dufite amahoro abari muri Kristo Yesu. Dawudi yavuze ijambo rivuga ngo nibutse iminsi ya kera. Nibutse iminsi ya kera yonyine. Muzi iminsi Dawudi yibutse iminsi yo gucuranga no kuramya Imana. Ngo yibwira ibindi byose Imana yakoze. Yibutse ibihe byo gucuranga. Ngo yumvise umutima we kugomba kumufasha bakaramya Imana. Ngo nibutse iminsi ya kera. Ngo nibwira ibyo wakoze. Ngo maze ntekereza ko ndi umurimo w'intoki z'Imana. Uzi umuntu uzunezerwa iyo yatekereje gusa. Lore meza la fesa kite de la. Ora semerie. Haleluya. Nimuneshe ibigeragezo kubwo gutekereza. Mufite gutekereza kwa Kristo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ngo twebweho dufite gutekereza kwa Kristo. Twari muri Kristo Yesu. Mana habwe icyubahiro. Amen. Mana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Niki gituma umunsi umwe ngo Imana ireba Mose ibona arahagaze ngo arasa n'umuntu wabuze uko agira. Iramubwira ngo niki gitumye wihebuye? Niki gitumye uhagaze utyo? Niki gitumye urangiza amaso yawe ukareba imisozi n'ubutayu? Mose aravuga ngo dore inyanja ndi ruhande. Imana iramubwira ngo reba icyo ufite iki? Undi ati mfite inkoni.
ufite iki mu nzu wawe, ufite iki kuri account, ufite iki mu kwizera, ufite iki cyotuma uhindura izina ryawe, ufite iki cyotuma izina ryawe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ufite iki wo kwandikisha kuje ubwami bw'Imana. Banza ureba aho Imana igera. Haleluya. Ufite iki cyotuma amazina yawe yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Iramubwira ngo ufite iki cyo kirisha Abisiraheli. Imana ntiyari yobeye ko ikiraro cyojabuka kibaye kibonetse. Imana ntiyari yobeye ko abantu kujya mu mazi bibagora, ariko iramubwira ngo rambura ukuboko kwawe. Ore mesele fririsa. Laide monde saide for. Ora shikara breze no forma. Pikelas. Londre. Rambura ukuboko kwawe. Nami Yesu. Rambura ukuboko kwawe. Rambura ukuboko kwawe. Rambura ukuboko kwawe. Imana idufashe cyane tugira imyumvire iduhesha kumenya ko tworambura ukuboko abandi bakamererwa neza. Tworambura ukuboko tukabonera abandi inzira mu gihe nta nzira bafite. Turambura amaboko iruhande rw'abashonje. Urambura amaboko abantu bamenye ko umugaragu w'Imana yarambuye ikiganza. Haleluya. Rambura amaboko, reka gupfunyika amaboko. Rambura, ni igihe cyo kurambura amaboko. Niba wari ufite ibibazo, rambura amaboko inzira iboneke. Rambura amaboko hejuru y'ikiyaga. Rambura amaboko hejuru y'ubwo butayu bukuri iruhande. Rambura amaboko hejuru y'ibyagoranye. Birambureho amaboko. Zikiyeri ngo yanyuze mu kibaya, agihuriranamo n'umwuka w'Imana. Umwuka ngo uramubaza ngo ese icyo kibaya wanyuramo kurakireba. Zikiyeri aravuga ngo nakibonye cyuzuye amagufwa. Imana iramubwira ngo ese Zikiyeri we, ayo magufwa ubonye wewe witegereje nk'umuntu umenyereye ubuzima bwaho hantu, urabona ayo magufwa yobaho kuko yaramenyereye kuvugana n'Imana. Zikiyeri aravuga ngo ni wowe ubizi. Mana ni wowe ubizi. Je novuga nk'abantu, ariko ni wowe ubizi. Unyura mu kihe kibaya? Ese uzonyura mu kibaya kirimo abadayimoni? Uzunyura mu kibaya kirimo abakene? Unyura mu kibaya kirimo imitima yumye? Aho unyuze, Bibiliya iravuga mu gitabo cya Zaburi ngo abakozi b'Imana baje bagenda bagwiza imbaraga. Iyo banyuze mu gikombe cya Baka ngo baje bagihindura ahantu h'amasoko. Ngo imvura yo mu ijuru Imana ikakimanuramo imigisha, ikadurubiza imigezi igatemba. Ni igihe cyo kurambura amaboko inzira zikaboneka. Rambura amaboko ukuri iruhande, murambureho ibiganza. Ibiganza byawe bihumanure. Niba ari ibibembe bimuriho birahumanuka. Ore bizele fisa kitedela. Nimba wari ufite imitwaro yananiranye, rambura amaboko. Niki gitumye wiheba, niki gitumye wiganyira, niki gitumye untakira gutya, niki gitumye usubira kandi abigishwa ngo babuze uko bagira. Yesu arababwira ngo nzageza ryari, ngomba kwirisha kutizera kwanjye. Imana idufashe cyane. Nimutekereze ingene igihugu kiruhijwe n'amapfa kizakiba kimeze. Ariko Dawudi mvuga ngo nibutse iminsi ya kera, nimwibuke ibitaramo mwataramanye n'Imana, nimwibuke ibihe byiza mwabanyemo n'Imana, nimwibuke amasengesho menshi mwasenze mu gihe. Ubu murasa n'abari mu bisubizo. Umuntu kugendera muri Mercedes Benz, undi akagendera mu modoka nziza, akayigendamo wenyine yifuza uwo yahari ifite akamubura. Undi akagendera mu modoka nyirakuru na se wabo bataguze, akagendera akaryama heza, akarya neza. Ugira ngo benshi baza basenga. Ni byinshi wagiye ukora, ariko ngira inyota. Hari inyota ikomeye. Hari inyota mu mutima wanje. Inyota yo gusengera ibi bihugu ngo bigira amahoro. Inyota yo gusengera ibi bihugu ngo bibone umugisha w'ubutumwa bwiza. Mana we kugirira inyota. Mana uduha imbaraga zo kubikora. Nibyo twukora. Ibyo mbabwiye nibyo mbifuriza bwoko bw'Imana. Mutekereze ko tugomba guhaguruka. Mu gusoza hariho undi murongo natekereje ejo. Dawudi yakoze igitangaza. Aravuga ngo muri Zaburi ya 90, gusenga kwa Dawudi kuza kunezeza cyane. Zaburi ya 90, murantunga bene data. Wahageze? Yego. Mani guha umugisha.
91 dusoma umurongo wa 14. Ko yankunze akaramata. Oh, haleluya. Kuko yankunze akaramata nico nzamukiriza, nzamushira hejuru kuko yamenye izina ryanje, azanyambaza nanje nzamwitaba, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muha icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanje. Byari bivuye kuki? Byari bivuye ku ijambo rivuga ngo mu gitondo uzaduhaza imbabazi zawe, ngo kugira ngo tuzaje twishima, ngo tunezerwe iminsi yacu yose. Byari bivuye ku ijambo rivuga ngo twishimishe ibyishimo bingana ngo n'imyaka watubabarijemo, ngo n'imyaka twaboneye mu ibyaha. None haravuga ngo kubera kuko Dawudi yankunze akaramata, kubera kuko Solange nkunda akaramata, ngo n'icyo Imana izagukiriza, ntizagukiriza gukiranuka kwawe ni gukeya. Alexi, Imana ntiyogukiriza gukiranuka, gukiranuka wenyine n'umwe n'umwana w'Imana watanze ubugingo bwe. Haleluya. Ariko ngo icyo twohuriraho n'Imana ngo ni urukundo twokunda Imana. Dawudi ngo amaze kwereka Imana umutima we, Imana imaze kubona umutima wa Dawudi ukunda kundi Imana, yaravuze ngo nico nzagukiriza, nico nzagukiriza, kandi kubera ico nzagushira hejuru kuko wamenye izina ryanjye. Amen. Imana idufashe tumenye ibyo dukora, titwitiranye, titube nk'abanyamujijya nino, ahubwo tumenye ibyo dukora. Imana iduha amaso ahumutse, tugira amatwi yumva neza, tugira ibitekerezo bimurikiwe, ibitekerezo bibona Imana, ibitekerezo bishaka ubwiza bw'Imana. Isi kiradutuka mu gitondo na nimugoroba, isi kiratuvuga ku manywa na nijoro, yabona ntitwikanze ikaduteza ibigeragezo, twaba tutararuhuka ikaduteza ibyago. Ibyago n'ibigeragezo ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo umuntu ageragezwa aba atarashikira ibyago, ariko hari ugeragezwa kandi akagira n'ibyago. Ibyo byose ni by'isi, ariko mureke mbabwire iri jambo: uhagaze neza azakiza igihugu. Igihugu kizagisengerwa n'umuntu uhagaze neza, umuhagaze neza. Daniel ngo yavuze ijambo, aravuga ngo kumbe narasenze nukujagenza. Baravuga ati byari bimaze hafi by'umweru bitatu byahuye gusa n'ubwami bwahariya bw'ubuperesi bw'abadayimoni bo mu kirere, bari babihagaritse ariko bashubijwe ugitangira gusenga. Urabizi ko washubijwe? Urabizi ko wicaye warashubijwe? Umukureba igisubizo kiri iruhande rwawe. Umuka ureba igisubizo iruhande rwawe. Nimba udafite akazi, ejo mu gitondo igisubizo ukibone, warutinze kubona igisubizo. Nigeze guhangana n'indwara umuntu umwe yararwaye, tiriwe muvuga mu izina ku nyungu z'umutekano wiwe kubera ko mukunda no ku mpamvu z'akazi. Uwo muntu arambwira ngo arwaye indwara idakira. Ndamubaza ngo ese urwaye indwara nyabaki? Arayivuga. Ngo mare ndamubwira ndireka ngurambureho ikiganza ukire. Muramburaho ikiganza, umuntu aravuga ngo nakira azaja gushima. Umwaka urashira, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu. Ndamubaza ndetse kugeza ubundi urakira? Ati kuva cagiye sinasubiye kurwara, ariko nagumye gutegereza ko nosubira kandi kurwara. Umva bene ubwo buzima. Kumuka umenye ko Yesu yagukijije. Umuntu yomara imyaka 5 agitegereje kazasubira kurwara. Ni benshi dufite muri ubwo buryo. Icyo mbabwira gusa, tuba abakristo bari perimana, tuba abakristo bafite kontra, tuba abakristo bari munsi y'ibendera, bahagaze kuri Kristo kugeza ku gupfa.
icyo nsorezaho nibutse iminsi ya kera. Imana ikwibutse ibihe byawe by'ubuzuke. Kubera iki? Iyo umuntu ari mu buzuke ntazabona inzara, ntazabona kwambara ubusa, ntazamenya ubukene, aba ahazwa n'ubuntu bw'Imana, azatungwa n'ubuntu bw'Imana, azatungwa n'imbaraga z'Imana. Umunsi umwe ngo Pawulo yagize intege nke nk'abantu, abona ubumuga bwe, abona ukuntu atameze neza, aragenda abwira Imana ati, abwira Yesu ati nta kundi ikigishaka ukinkuraho. Amenya kuko intege nke zaje, gutangiye kwireba ukareba pasiporo yawe ukabona ufite igishaka. Izo ni intege nke. Ngamwongera imbaraga aramubwira ngo genda, ubuntu bwanje buraguhagije. Imana ibafashe muhazwe n'ubuntu bw'Imana. Gusengera ibihugu, gusengera iki gihugu, gusengera Oceania, gusengera Uburaya, gusengera Ubwongereza, gusengera n'iki gihugu cyacu cyo gituwe iruhande ni hejuru y'amazi murabizi. Ariko icyo nshaka kuvuga sawa, ndashaka ko dusenga tureba ibyo tuzaza dukorera evaluation mu gitondo na nimugoroba. Tubaza agenda ibyo twasengeye ibyasubijwe n'ibihe, ibitarasubizwa n'ibihe, habaye iki, habuze iki, Imana yanze gusubiza, nitwe tutasenze neza bene ibyo. Ariko mubimenye ko ku munsi Imana ngo yagendaga ibongera abakizwa, umunsi ku munsi ngo bagendaga bagwiza imbaraga, umunsi ku munsi ngo niko bagirirwaga umuntu n'uhoraho, umunsi ku munsi ngo bakuzura umwuka wera. Izo ni intumwa za Kristo. Tugomba kuba mu buzima bw'intumwa za Kristo. Ndimo kumva abantu benshi bavuga ati se ni gute, bamwe ngo tuzane itorero ry'ubuntu, abandi ngo tugire, ugasanga abapasiteri, ugasanga abakristo, ugasanga abantu bahagurutse ko baragwanira amatorero. Ibyo si byo. Nimureke, nimurwanye Satani wenyine, mureke kurwanira amazina y'amatorero. Niyo utokwitwa izina, niyo wokwitwa izina, si yo ntego yatuzanye mu isi. Intego ni uguhindura ibyananiranye bigahinduka bizima. Kuko biranditse muri 405 mu gushimisha Imana, ikizamugarura ngo nyamara azaza ku ngoma ye, ngo aya makuba ngo ayamareho, ngo ahindure ibibi byose kuba bibi. Turamutegereje. Nimba tumutegereje, ni muhumure. Abakristo tubana amahoro, abakristo tubane neza, abakristo twibuke Dawudi ko yahabaye mu gihe cye wenyine, ariko ngo akagira ubuzuke bwo kubana n'Imana kuruta kubana n'abantu. Yaje kwandika aravuga ngo rega kukwegera byamaze irungu, ngo kukwegera byatumye ntagira umubabaro. Imana iduhe umugisha, tumenye ngo tugomba kuvuga za buri mu gitondo na nimugoroba. Abari mu bihugu bitandukanye muhamunumva, nubwo navuze cyane nihanukira, nashakaga kugira ngo mbabwire ngo turebere akarorero kuri Dawudi. Yari wenyine, yari afite ministeri ya adoration, yari afite ministeri ya louange, kandi yarabikoraga ijoro rikuguruka amavuta y'Imana akaza. Yari wenyine, tivyatumye atanesha Goliyati. Yari wenyine, tivyatumye adafata ingoma. Nta matora yahabaye, nta majwi menshi yahabaye, nta rusaku rwahabaye. Yimiswe nk'umwami, arinda asinzirira Siyoni aho igituro cye kiba, bakihavuga kugeza na bugingo n'ubu. Niki tuzasiga mu isi? Nayahe mateka uzasiga mu gace urimo? Nayahe mateka bakuziho uhereye kuri nyumba 10? Nayahe mateka bakuziho ahuri? Nayahe mateka tugomba kubaka? Ni bene ibyo bibazo tugomba gutekereza. Ese dutandukanye n'abisi kubiki? Urupfu rwacu ni rwadushikira, kwimuka kwacu isi izavuga ngo itakaje nde, isi izavuga ngo habuze nde, isi izavuga gute? Umugabo umwe ngo yarapfuye, nari ngiye kuvuga umugabo, reka mpere kuri Dorcas. Dorcas yarapfuye kubera ubushuti yari afitanye n'Imana n'abaturage n'abanyagihugu ndetse n'abapfakazi. Amaze gupfa bamabwira Petero ngo ugomba kumuzura, gushaka no kudashaka, nataba muzima nawe ntuva. Ibaze aho dutuye, tugomba kwishaka mu imbaraga ziduhesha gutanga ibyo abaturage bakeneye, ziduhesha gufasha igihugu. Turi umusaruro w'igihugu kandi umusaruro mwiza. Turi akarorero mu gihugu kandi akarorero keza. Turi icyitegererezo kandi icyitegererezo cy'ibyiza. Nitwabikora gutyo, tuzaba dufite inyota yo gushaka Imana. Tuzahindura Australia. Abantu 50 bakijijwe, bogira icyo batanga.
aho uri mu gace urimo nufata abandi batatu abasenga batanu mu bihugu tuzubaka ubwami bukomeye tuzashigikira abakene tubazamure dushigikira abana bagowe tubafashe tubambike n'inshingano tutiriwe turwana ngo tubisengere ngo abantu batange n'inshingano umuntu wese agomba kumva gufasha gukora ibyo bigomba kuturanga ese ko abandi babitanga batazi n'Imana ese muzamutekereza ku muntu uzawohereza amafaranga muri UNICEF gufasha abantu atazi singanswe twebwe gufasha abo tuba tuvuga ururimi rumwe tuzi Masiya ndagushimiye Imana kuduhaye ijambo ndagushimiye kuzadukundira ibitekerezo bimurikiwe iyo inzozi z'umuntu zipfuye n'imigambi irapfa naho waba ugenda iyerekwa utarifite abantu bakubona ko upfuye ariko ushaka kuzaba icyamamare n'ufite inzozi zimubwira gukora akubaka intego ejo akazahagarara Dawudi yari mu butayu intama baravuganaga se yavuganaga n'intama yavuganaga n'umurya agacuranga mu gitondo akaririmba abantu bakamubwira ati bazakwica bagiye kugukuraho ko baraguhiga iwe agahindura indirimbo akavuga ngo uyu munsi si indirimbo yo kuramya gusa reka mbwira abantu ubutumwa mu ndirimbo Uwiteka niwe mwungeri wanje sinzakena anjana iruhande rw'amazi adasuma asubiza intege mu bugingo bwanje ayo muhamuvuga simbaye numva anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose hirya ejo bakamubwira amakuru y'incamugongo bakamubwira ibintu bimuremerera bishobora gutuma yotinda mu butayu akaririmba ngo nta bindi mwese nimumfashe duhimbaze izina ry'Uwiteka ku manywa na nijoro ntiyigeze yitotombera Imana mu byari bihari byose ntiyigeze yitotombera Imana mumurebe bavuga ngo abiringiye Uwiteka turakomeye ngo tumeze nk'imisozi itabashika kunyeganyezwa Mana tanga imbaraga mu bantu bakira imbaraga z'ijambo nimba barozi bakugerageza bicisha imbaraga z'ijambo nimba hari ibitero bikuri ruhande by'abadayimoni mu isi y'umwuka ohereza umwuka w'ijambo ry'ukuri kuko biranditse mu ijambo rya ngeza yohereza umwuka wayo ibintu bikaremwa bitu binaumbika tureme ibintu kandi tubikore ejo tuzabyitiriwe kandi ari ibintu byiza Imana duhe umugisha Imana tugirire neza ureme ibitararemeka muri wowe wubaka ibitarubakika muri wowe utangira ubigenderemo mu kwizera utangira ubibone mu kwizera ubikurure mu kwizera ushakire mu kwizera uhinduke weke guhora mu nduru minsi yo kurira no kubogoza amarira wihagarike mutima wanje ukubwira inyota y'igihugu kiruhijwe n'amapfa Imana duhe umugisha murakoze amen nakira ijambo ry'Imana Amen.